ubundi abenshi tumuzi nka Tiger Shroff ariko ubundi siyo mazina ya nyayo. Harimo irya nyaryo ariko yose si ya nyayo. Amazina ye nyakuri bamwita Shroff. Nagari Shroff. Nyine nuko umuntu abisoma byihuta gutyo ukumva to umuntu arivuga ryihuta ukumva ni ariko ni Shroff. So Tiger Shroff wacu rero cyangwa se Shroff akaba yaravutse ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu 1990 n'umusore nako aracyari umwana uriye. Niyo mpamvu umubona nyine mu maraso y'ubuto yiruka simbuka akora ibyo basharukani batagikora ibyo babikoraga kera tu. So bivuze ngo aka kanya uyu mwaka niba we akiwubara kuko abenshi ngo ntimuwubara uba afite imyaka 30 yayujuje mu kwa gatatu ejo bundi. Akaba avuka kuri se witwa Shroff. Ase abantu mwarebye filime wa musaza wari ufite amaso gutyo sinzi niba ajya kuba manini gusa nyine nawe afite amaso wenda Tiger Shroff we afite ntaga amaso yari manini gusa amaso ye ajya gutera nka yase. Rero se bakaba bamwita Shroff cyangwa se twebwe twamwita Shroff. Mbega uvuga uko bikoroheye. Akaba avuka kuri se bita Shroff. So Tiger Shroff rero akaba afite mushiki we bakaba bamwita Shroff. Tiger Shroff akaba ari umwacteur cyangwa se akaba mbega imirimo akora akaba akina filime. Ikindi ushobora wenda kuba ufite n'ubukwe wanamutumira akaza akabyina. Nta faranga amafaranga ntago tuyakatira. Akaba ari n'umubyinnyi. Ikindi kintu nanone nuko ari umukinnyi w'imirwanire cyangwa se ibyo bita martial arts. Akaba ari umukinnyi w'ibyo twita imirwanire cyangwa se martial arts. Ngira ngo abenshi tuvuze martial arts murabyumva. Tiger Shroff rero kuko yitwa Shroff buriya niyo isata muhindurira izina ngamwite. Tiger Shroff we icyo nakubwira akaba izina rye yararyiswe na se. Uburyo yari mwise rero ngo nuko akiri umwana ngo buri ikintu utaruzi Tiger Shroff impamvu bamwise Tiger murazi ko ari igisamagwe ntago ari ingwe bayita leopard. So akaba baramwitiriye igisamagwe kubera yuko ngo akiri umwana afite imyaka 4 hafi aho ngaho yakundaga kurumana. Burango Tiger Shroff rero ikintu gisekeje cyane nako kinama utigeze umumenyaho ngo nukubera yuko akiri umwana ari mu myaka 4-5 gutyo yari afite agasura k'abakobwa. Mbese yari afite agasura k'abakobwa. Icyo gihe abantu bajyaga bamuseka yuko afite isura nk'iy'abakobwa mbese bamuserereza. Ntabwo ari ukumuseka ni ukumuserereza. Icyo gihe nibwo yahise abwira se ubwo mbega iyo bamusererezaga bamubwira ati ufite isura nk'iy'abakobwa uri agakobwa. Icyo gihe uwabimubwiraga wese yaramurumaga. Icyo gihe se yamwise Tiger. Then nibwo ako kanya se yamubwiye ati se ibyo bintu byaba byo kurumana bivemo ku myaka yawe 4 ugende wige karate ahubwo uzongera kubikubwira ujye umutera ingumi urekane n'amenyo. Icyo gihe rero ku myaka 4 nibwo yatangiye imyitozo ngororamubiri cyangwa se martial arts. Akaba yarayitangiye mu mwaka w'1994. So ikindi kintu wenda waba ushaka kumenya ni muremure. Sinzi niba ari muremure cyane gusa afite 1.75 m. Ubunini ntago abyibushye mbese ni umusore uringaniye afite ibiro 70 ni ingaragu. Ikindi akunda football ngo niwo mukino akunda. Oya ariko ubwo dore kuganira yatubwiye ko iyo APR yakinnye uwo mukino ntiyawucikwa.
adatinya kuko afite azamu hari iwabo tu, afite azamu TV, so akaba akunda muri rusange football. Wenda ibyo byo kuvuga ngo APR na kari kanyuzemo. Bimwe mu bintu utaruzi rero kuri Tiger Shroff cyangwa se Jayaman Shroff, akaba ikintu cya mbere utari umuziho ni uko ntago anywa itabi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ntago anywa inzoga. Ubwo ntimubyumva koko, kuko we asengera mu idini ry'Abahinduyisme, Hindustan. Ni amadini y'iwabo hari iwabo. Sinakubwira ngo ni abakristu cyangwa se ngo ni abasilamu cyangwa mbyumva gutyo nyine tu, niko mbizi, ariko nabyo nyine tu nzabibashakira mbimenye. Ikindi kintu kinakomeye cyane buriya utari umuziho, buriya Tiger Shroff ntabwo yifuje gukina filime rwose, kuko ngo 2013 yigeze guhabwa bigeze kumupropose ati vayo udukorere muri iki kiganiro, nk'uko wakumva ngo iki kiganiro kuri televiziyo ra, nk'uko bakubwira ati dore Lucky agiye, tuvuge agiye muri Belgique, so vayo udukorere kuri iki kiganiro versus udukore ujye ukora ku byamamare. Tiger Shroff arabyanga kabisa, arabyanga nyine tu, gusa yaje kwisanga muri filime ubwe wabo bamukururaga. Filime ntago yazigiyemo abishaka, filime akaba yarazigiyemo iwabo bamukurubana, kuko ise ni umukinnyi wa filime, naho nyina bamwita Aisha Dati ntago nibuka neza nyina, ni Aisha Dati kuko ndamuzi. Nyina bamwita Aisha Dati, ise bamwita Jack Shroff. So nyina akaba ari umuproducer, ni ukora amafilime isakazi kina. Noneho rero byabaye ngombwa yuko bamukurura mu mafilime mu mwaka w'2014 ubwo yakinaga muri filime ye ya mbere ariyo bita Aeropanti. Simuyizi no muri iriya Aeropanti aba ameze nk'agakobwa neza. Ikindi kintu rero dukomereje kuri iyo Aeropanti ni uko ngo Aeropanti kugira ngo akine iyo Aeropanti byamutwaye gukora imyitozo y'imyaka 3, kuko we ubundi Tiger Shroff ikintu azwiho, we niba muzi abastanters cyangwa se stunt actors ni ba bantu hamwe wowe ubutabashije kwisimbukira, bashaka wa muntu uba wabibasha, cyangwa se muri bamwe bamwe basimbuka ku mazu hejuru, bamwe biruka. Icyo wowe utabashije baragenda bagashaka size yawe. Icyo birinda no kumukamera mu maso, kuko bamukamerera inyuma tu. Mbega hari amafilime menshi mujya mubona, ariko ba type abo twita ba type cyangwa se nk'aba tele principal abatari bo bahikiniye mu bintu byo gusimbuka. Naho icyo nababwira kuri icyo ngicyo cyo gusimbuka cyangwa se n'imirwanire, aho ngaho byose Tiger Shroff mbega we ni nka Gukina ba Jetiribu, we arabyikorera. Aho gusimbuka arahikorera, aho kurwana arahikorera, ibyo byose tu. Ubundi akaba ari we kwanza kuri ubu ngubu udakoresha montage nyinshi cyane. Wenda ka montage kazamo, ariko ubundi imirwanire byarabizi. Wenda ntago waba uri kurwana n'abantu batazi kurwana, wenda ngo ntukoreshe montage, kuko ntago bagezaho ingumi. Shaka kwita umusivira agapfa. Uranange rero Tiger Shroff mu mwaka wa 2014 akora Aeropanti, akaba yaritoje imyaka 3 kugira ngo iyo filime mbega byari itangira. No mwebwe shahu urakora umwitozo w'icyumweru kimwe, abone akaba bakaje. Ikindi kintu utaruzi kuri Tiger Shroff, ngo buriya bari abakinnyi bandi b'amafilime ubona ari utujeya baza bigize utujeya. Buriya ngo muri gym ngo niwe
iyo ushaka kumenya iyo ushaka gukora ibaba nyine ndavuga abakinnyi b'amafilime kuko abasitari nibo nyine tuba bafite connection nabo cyane. Iyo ushaka gukora ibaba ngo ni uramwegera ukamubwira ati wambwiye umuti ngira ibanga. Urugero akaba harimo uwamubyaye muri batisimu, navuga ko ari muri batisimu Amerikani mwese simumuzi. Amerikani ni kaka wa mugabo wa ryaje niwe wakinnye muri ya filime baba baramukubise iki Gajini, abayitwa Gajini Darmantan, ibayitwa Gajini Darmantan, niba ari Darmantan niba ari iki Gajini, baba baramukubise ikinyundo mu mutwe atibuka. Rero Amerikani akaba mu ikorwa rya Doom 3, ngira ngo Doom zose murazizi. Doom rimwe ni ya Abhishek Bachchan, umwana wa Amitabh Bachchan, wa musaza w'ubwanwa bw'umweru. Kabiri ikaba yarakinwemo na Abhishek Bachchan na Hrithik Roshan. Gatatu rero ikaba yarakinwe na uriya muhungu Amerikani. Gatatu. Kane ikaba izakinwamo na Shahrukh. So mu ikorwa rya Doom 3 Amerikani akaba yaregereye kano gahungu uti wa muhungu we nyine umaze kuva ufite imyaka 4 nyine imyaka y'ubuzima bwawe uyimaze muri gym, waje uvayo unyerekera. Urandange nyine urahari akantu uranakwerekera. Niyo naba ntakazi nyine ndiruka nkakabaza umuntu kazi, ariko nyine nkagufasha. Ureye ikintu nyine tushaka nanjye kumbaza kijyanye wenda na tekinoloji mutwonzi nakubwira. Icyo nicyo nyine numva ko wenda nabanzi, ariko nyine mutwonzi nakubwira ikinaniye nkajya kukubariza nkakubwira ati uretseho gato, ejo nkaza nkakikubwira ariko nkagufasha. Ubundi icyambere ni ugufasha nawe n'abantu. N'icyo utazi umuntu azi kukizi, wowe uzi umuntu ukizi, niba ubajijwe ikintu wihakanira umuntu nyine ntuzahakanire umuntu. Ntumbwira ati reka nze ndaza kugushakira, sinkizi ariko ndaza kugushakira, ukamuha n'icyizere. Niyo wakibura ariko aba yumva yuko basi wagerageje kumufasha. Shroff rero bamubajije ikintu yifuzaga kuzaba, yatangaje ko we ubwe uyumvaga yifuza kuzakina muri Spiderman akaba ariyo filime yumvaga yakinamo cyane Shroff rero nanone kandi ikindi kintu utaruzi ngo nuko buriya abakinnyi b'imena be cyangwa se abantu arebe yigiraho urugero ise ntarimo, ahubwo harimo Hrithik Roshan cyangwa se uwo twita Krish, hakazamo na Amerikani ari we ubona babwiye wakinnye Gajini Darmantan. Hari n'izindi nyinshi, hari n'iyabara yaraturutse ku mubumbe bahita ngukira yambaye ubusa, aza yambaye ubusa nyine murayizi. Abayirebye ejo bundi yakozwe na Musa Savimbi. Abo akaba ari abo akunda muri nyine yigiraho mu mafilime, ariko nanone akaba afite aba role model nabo wigiraho byose, atari ukuvuga ngo ni filime cyangwa se iki. Nkuko twababwiye Shroff akaba ari umwacteur, akaba no mubyinnyi. Rero ngo mu ba role model biwe akaba uwa mbere ari bamwita Bruce Lee. Kandi na filime akunda ngo y'ibihe bye byose bayita Enter the Dragon, ngira ngo murayizi ya Bruce Lee. Harya niyo ya mbere na mbere Bruce Lee yakozera, ntago nibuka. Ariko Enter the Dragon murayizi, wenda ifite ibice byinshi. Hari Enter the Dragon, hari Enter the Dragon niba ari rimwe gutyo, ntago mba mbyibuka, twazirebye kera. So undi mu role model wiwe akaba ari harya uriya muhungu wapfuye bamwita nde, Michael Jackson. Akaba ari role model wa Shroff. Shroff rero akaba
ikintu utaruzi kindi nuko afite sentire noire. Sinzi wenda ntago nzi ngo step inzego cyangwa se uburyo biba bikurikirana, gusa Tiger Shroff ngo afite sentire y'umukara yo ku rwego rwa 5. Sinzi ubwo bivuze ngo afite sentire, sinzi wasanga ariyo ya nyuma, ariko akaba agenda akorera izindi nyine bamuhindi indi ngo afite sentire y'umukara yo ku rwego rwa 5 muri taekwondo. Ntago ari tai chi cyangwa se kung fu, ni taekwondo. Taekwondo ngira ngo murayizi, ni imirwanire y'abanyakoreya y'epfo hari, niba nibuka neza, kuko ni gitsu y'abaninja bo muri Japan. Taekwondo ikaba y'abanyakoreya y'epfo, tai chi ikaba y'abahinda hari, kuko yazanywe n'uwo bita Body Dharma yari umuhinde, gusa yaje kujya mu Bushinwa arabigisha. ubu ngubu nibo ba metere, gusa origine yayo ni mu Buhinde kuko yazanywe n'umuhinde. Na kung fu zo mu Bushinwa gutyo. Karate harya ni y'abanyamerika. Ibintu nk'ibyo nyine iwacu menya ari inki z'ababyeyi gutyo, no kugutera igisiripa utakumbuka rero. Tiger Shroff rero akaba nk'uko twababwiye ni ingaragu, nta mugore agira. Gusa nubwo ari ingaragu, ni ingaragu itivuruguta mu byaha, itigaragura mu byaha. Namwe mujye muba gutyo riko, niba uri ingaragu ujye uba ingaragu. Niba ari byo wahisemo nyine, waragejeje imyaka yo gushaka, uri umuhungu ariko ukiri ingaragu, ujye uba ingaragu, ariko ingaragu itivuruguta mu byaha, itigaragura mu byaha. Icyo nicyo nabagiraho inama nyine tu. Ibyaha ni byinshi kandi hari imyanya ibiri dutegereje, kuzimu no mu ijuru. Gusa yose ni amajuru, kuko buri wese afite ijuru azajyamo. So Tiger Shroff ni ingaragu itigaragura mu byaha, ariko afite umukobwa bakundana. So umukobwa bakundana bamwita Disha Patani, nawe akaba akina filime, ngira ngo muramuzi. Ntago twamuvugaho byinshi kuko uno munsi turi kuri Tiger Shroff. So Tiger Shroff nk'uko nabibabwiye, ikintu noneho we yamenyekanyeho cyane, so kuvuga mbere ntago yarazwi, atarinjira muri filime yamenyekanye ejo bundi. Gusa mu bya filime ntago yarazwi, ahubwo ikintu yarazwiho cyane ni ukuba ari umwana w'umusitari umwana w'umusitari kandi wanakoze ibaba. Iyo ukora ibaba nyine tu abantu bahavuga ati dore icyana cya Jackie, cyangwa se ngo ati dore umwana wa Ngenzi. Nk'uko abantu benshi ubu mumaze kumenya Bubuna, kandi Bubuna se ubwo mvuze Bubuna ntimumwumva nk'ibyo. So rero ikintu Tiger Shroff yamenyekanyeho mbere y'uko anajya muri filime ni ukuba yari umwana w'umusitari, yari umwana wa Jack Shroff, akaba ari cyo yamenyekanyeho cyane. So ikintu wenda twasorezaho cyane kuri Tiger Shroff, bakaba baramubajije se ni nk'umwe mu ba role model bawumva wifuza gukinana nawe. Yaravuze ati ahubwo ndarekana n'ibyo kuko inzozi zanjye narazujuje. Hari uburyo nyine bavuga ngo fulfilling your dream. Yarazujuje nyine yazigezeho inzozi ziwe, kuko umuntu yakuze yifuza gukinana nawe filime akaba ari Hrithik Roshan cyangwa se Krish. Wenda ndavuga ngo yakuze kuko Krish amurusha imyaka igera muri 46 gutyo, imyaka muri 16, kuko ubu Tiger Shroff yujuje 2030. Hrithik Roshan nawe aruzuza imyaka 46. Urumva amurusha imyaka igera muri 15 n'itandatu.
so yakuze amubona ari umusore umuntu kurusha imyaka 16 aba ari umuntu mukuru cyane, akaba ari we yifuzaga kuzakinana nawe, akaba barakinanye rero muri filime yabo bita War. Abantu mutayizi mugende muyishake, bayita War, ni igihinde bakita intambara nyine baba batwika wa mugani mugende muyishake, bakita War. Akaba aricyo ngo kintu yifuzaga mu buzima, akaba yarakigezeho. Nawe rero ikintu wumva ushaka, ndakubwira yuko nyine Imana irahari kandi nzi ko uzakigera. Ushobora kuba wumva ushaka kuzahura na nyakubahwa umukuru w'igihugu, ariko nyine icyo nakubwira, ntucike intege. Ashobora no kuzaza muri quartier wibye akaguha imbabazi, icyo gihe mukanahura, yego wamuhuriye mu bibi, ariko nyine muba mwahuye. Imana igira iki ikagukaraga kara undi wa mugani wuno muhungu wanjye wa Rocky, sorry, wa mugani wa Rocky. Imana ikagukaraga kara akandi kara wundi, nubwo abari mu bibi ariko mugahura. Rero ikintu nabo bya namwe ntimwihebe, kandi mwibuke gukora subscribe. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye, Imana ibawugumishe. If you're not agree, you can walk away, you can walk away, you can walk away. Something in my mind, things within the ain't nobody perfect. Something in my mind, things within the ain't nobody perfect.